ikaze Flight Official. Ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze tubana umunsi ku wundi. Urakoze cyane gukora subscribe, niba utarayikora nagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Impamvu ukwiye kwirinda guhoza urukundo rwawe ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi muri iyi minsi, muri iki gihe tugezemo, akantu kose kaba ushyira kuri Facebook, ushyira kuri WhatsApp, ushyira kuri Twitter, ushyira kuri Instagram. Ntabwo ari byiza guhoza urukundo rwawe ku mbuga nkoranyambaga. Ngiye kukubwira, ndagira ngo wowe mukobwa, wowe musore, wowe mugore, wowe mugabo, iki kiganiro kireba buri muntu wese wagenewe gukunda, kuko buri wese muri iyi si arakunda agakundwa. Iki kiganiro rero ntabwo kireba umukobwa, ntabwo kireba umuhungu, ntabwo kireba abapapa bakuze. Yes, kirabareba kubera ko ni icyanyu. Niyo mpamvu mbabwiye ngo tujyane akantu ku kandi kugira ngo wumve neza kandi usobanukirwe burya ikintu cyazakugirira umumaro w'ubuzima bwawe. Impamvu ndi hano no kugira ngo usobanurire neza, umenye uburyo ushobora gutwaramo umukunzi wawe, umenye ukuntu ushobora kwitwara mu rukundo, umenye ibintu byinshi. Ibi rero ngiye kukubwira aha ngaha ni ibintu biba byarakozweho ubushakashatsi n'abantu benshi bagiye batandukanye, abahanga mu bya siyansi, abahanga mu by'imibanire ndetse n'impuguke mu bintu byo gukundana. Ngiye kukubwira rero impamvu udakwiye guhoza umukunzi wawe cyangwa se udakwiye guhoza urukundo rwawe ku mbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga zaramamaye cyane cyane, zijya mu buzima bwacu bwa buri munsi ku buryo abantu bazikoresha nk'ababaswe nazo, nk'uko umuntu abatwa n'ikindi kiyobyabwenge icyo ari cyo cyose. Imbuga nkoranyambaga muri iyi minsi nta gushidikanya ko zabaye ibiyobyabwenge. Icyo umuntu atekereje cyose ni ku mbuga nkoranyambaga, icyo umuntu akoze cyose ni ku mbuga nkoranyambaga. Nyamara nubwo zifite ibyiza byinshi, zinafite ubushobozi bwo kuba zakwica cyangwa zikangiriza umubano, by'umwihariko urukundo rw'abagabo se cyangwa urukundo rw'abasore. Kwitondera cyane cyane kuzikoresha mu buryo bwerekeye urukundo rw'aba bombi se cyangwa urukundo rwanyu rw'umusore n'umukobwa. Imbuga nkoranyambaga rero zifite uburozi bukabije cyane udashobora kwiyumvisha. Nyamara ibi ngiye kukubwira hano, ndizera neza nashidikanya ko nubyubahiriza urukundo rwawe ntabwo ari ngombwa ko niba ukundana n'umuntu isi yose bimenya rega, sibyo? Impamvu rero imwe muri nyinshi ukwiye kwitondera ibyo utangaza ku mbuga nkoranyambaga byerekeye urukundo rwawe n'umukunzi wawe, nuko ibyo uvuga ngo ibyo uhashyira ni ibintu bizahoraho. Ntabwo ari ibintu bizahoraho ku buryo ibyo bintu bizahoraho bishobora kuzakwangiza mu hazaza hawe utabizi. Byaba byiza cyangwa ibibi ushyize kuri izi mbuga, menya ko nubwo ejo wajyaho ukabisiba, bizahoraho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi buryo. Bo wenda ntacyo byaba bitwaye kuba wasangiza abandi ubuzima bwawe ku mbuga nkoranyambaga, kuko ushobora kuba ubikunda se, birashoboka. Hano hari inyungu uzagira niwirinda gutangaza buri kintu cyose kibaye mu rukundo rwawe ku mbuga nkoranyambaga nk'uko inzobere zigenda zibigarukaho. Ikintu cya mbere rero bizakugabanyiriza nudahoza urukundo rwawe ku mbuga nkoranyambaga, nudahoza urukundo rwawe kuri status, nudahoza urukundo rwawe ku mbuga nkoranyambaga izo arizo zose ukoresha. Ikintu cya mbere burya bizakugabanyiriza igitutu. Bizakugabanyiriza igitutu kugira ngo ube mu rukundo rugende neza ubwarwo. Nta kazi katoroshye. Nanone kwiyongera stress yo kwemezanya abantu n'ibindi. Kuba mu rukundo rero aho umukunzi wawe yumva yatangaza buri kintu cyose, buri gihe, buri mu mwanya wose mumaranye ku mbuga nkoranyambaga, ni ikintu giteye ishozi kuri bamwe. Nanone kandi kuko benshi mutangaza ibyo kenshi, ababakurikira baba babitezeho ibyiza, bishobora gutuma mutita cyangwa se nimubimenye hakiri kare. Ariko icy'ingenzi kurusha ikindi ni uko icyo kuba umubano wanyu utaramenyerezwa n'umukunzi wawe, kudashyira buri kintu cyose cyerekeye urukundo rwanyu ku mbuga nkoranyambaga bitanga umwanya
kuri mwebwe bwo kwiga gukora amakosa ndetse no gutera imbere mudashyizwe hasi n'icyifuzo kizanwa n'imbuga nkoranyambaga izo ari zo zose, cyangwa se kugira ngo mushimishe rubanda. Ni ibintu byiza rero iyo urukundo rwawe utarushyize ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko bikugabanyiriza stress, bikugabanyiriza igitoto, bikugabanyiriza kumva umuntu akubwira ngo bikomeze gutya bimeze gutya. Iyo utangaje urukundo rwanyu ku mbuga nkoranyambaga uba wifunguriye ariko unafunguriye urukundo rwanyu umuryango wo kurunenga, ibitekerezo bitameshe ibiva ku bandi. Niba hari icyo ushaka kubwira umuntu cyerekeye urukundo rwawe n'umukunzi wawe, icyiza ni uko wabikora ubimubwira abantu uzi mu buzima bwa buri munsi, ukaba kandi ubizera, kuko kubijyana kuri social media no kwiha amenyo y'abasetsi no kubibwira abagira ngo kenshi bakabagirira ishyari. Niyo mpamvu niba wumva hari ikintu ushoboye kubwira abantu b'inshuti zawe se ku kintu kijyanye n'umukunzi wawe, ntabwo ari ngombwa ko ubishyira ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo wagakwiye wo kwicara hasi ukareba inshuti yawe magara, yayindi wizeye, yayindi uzi ko itakuvamo, ukabibwira ntacyo byaba bitwaye, aho kugira ngo ubuzima bwawe ubushyire mu kangaratete. Ikindi kintu kandi ugomba kumenya, burya urukundo ni ubuzima bwanyu bwite. Nubwo rero imbuga nkoranyambaga zashutse abantu bose muri iyi si zikabishyira ibintu hanze ku gasozi, burya kuba mu rukundo n'umuntu mukundana ni ibintu byawe bwite, ni ubuzima bwanyu bwite, ubwo ni urukundo rwanyu bwite. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bose bamenya uko ubanye n'umuntu se cyangwa uko ukundanye n'umuntu. Ikindi rero, nubwo watangaza ibintu bidafite uko byakwangiza cyangwa ngo bikore ku buzima bwawe bwite, kudahoza ubuzima bwanyu bw'urukundo ku mbuga nkoranyambaga bisobanura ko ari ubwanyu nyine, kandi binatuma mwirinda akababaro n'agahinda mushobora guterwa n'ibitekerezo bibi bivuye hanze se, cyangwa se n'ibitekerezo bibi bivuye muri rubanda. Hari igihe ushobora gukora ikintu kubera ko ugikunze wowe, ariko wagishyira ku mbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga ziberaho abantu benshi bavuye mu bice bitandukanye, bari mu bice bitandukanye, bafite imico itandukanye. Ibyo byagushimishije rero ushaka gushyira hanze kugira ngo ubashimishe, hari igihe bibarakaza, ukakira comment mbi, bigatuma ugira stress ndetse bigatuma ufata n'imyanzuro utakagombye gufata. Ikindi kintu rero ugomba kumenya, impamvu udashobora gushyira ubuzima bwawe ku mbuga nkoranyambaga, nuko wowe ugomba kwishimana ndetse muzishimana kurushaho. Uko udatangaza urukundo rwawe, uko udashyira urukundo rwawe hanze, ni ibintu bigenda bibongerera urukundo. Sometimes hari igihe abakobwa bo bavuga ko kugira ngo bereke bagenzi babo ko bari safe cyangwa se bafashwe, bagomba gutangaza umukunzi wabo hanze, bakabishyira public. Ariko nkubwije ukuri ko ntabwo ibyo ngibyo nta kintu byagufasha. Impamvu rero ni uko muba muzi ko muri safe, nta kamera, nta telefone ibari iruhande. Mbese intero yanyu iba ari ninde se utwitayeho. Urumva ko rero iyo mumeze neza hano, nta kibazo muba mufitanye, ibintu biba biryoshye cyane, ibintu bigenda neza cyane. Kuvana urukundo rwanyu ku mbuga nkoranyambaga bigufasha kubaho mu gihe, bigufasha kubaho neza, bigufasha kubaho utibanda ku gushaka gukora ku buryo bwose wabigenza ngo icyo ukoze kibe ari nta makemwa ku buryo wagitangariza abandi. Niko rero abashakashatsi baba baragiye batanga ibitekerezo byabo kuri iki kintu. Ariko ubundi ugomba kumenya ko ibintu biri safe, ibintu byawe birinzwe, ndetse ibintu byawe biri amahoro, kuko imbuga nkoranyambaga ni imbuga zo gutwikiraho. Ubundi niko bajya bavuga, n'imbuga zo gutwikiraho mu kinyarwanda cy'ubu. Niyo mpamvu gushyiraho ibintu byawe rero biryo, ubuzima bwawe buri private, ntabwo ari ikintu cyiza, aba ari cya kintu kizakugaruka uko byagenda kose. Uzumva rero wegeranye, uri hafi y'umukunzi wawe kurushaho. Uvuga ngo nudashyira urukundo rwawe ku mbuga nkoranyambaga, uzumva wegereye umukunzi wawe kandi uri hafi. Ibi ni ibintu byiza bizakuryohera, maze ukabana neza n'umukunzi wawe. Ikindi kintu rero, bigukiza ingeso yo kwigereranya isenya urukundo rwa benshi.
burya mu rukundo nanone ikindi kintu cya mbere kwigereranya n'undi muntu se cyangwa gufata umukunzi wawe ukamugereranya n'undi muntu wabonye ku mbuga nkoranyambaga, wabonye ku mafoto, wabonye hehe, ni ibintu bidashimisha abantu bakundana muri relationship yabo. Abantu bakundana ntabwo umuntu mu by'ukuri ntabwo umukobwa uwo ari we wese cyangwa se umusore uwo ari we wese ntabwo akunda ko wamugereranya n'indi couple ngo iriya couple ngo imeze gutya kubera ko wayibonye ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko wapostinze, kubera ko byagenze gutya. Iyo uhoze urukundo rwawe ku mbuga nkoranyambaga nta kintu cyiza ugeraho, byose biza ari umuriro. Byoroshya kandi bigakiza vuba igikomere ugira iyo mutandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo urukundo rwawe utarushyize ku mbuga nkoranyambaga, iyo utandukanye n'umuntu, kuko ntibibaho muri iyi si, ntabwo bivuze ko umuntu mukundana iki gihe uwo muntu mutazatandukana, kubera ko abantu bakundana hari ibyo bari kwiganaho. Iyo badashoboye guhuza rero baratandukana rwose. Iyo rero utashyize urukundo rwawe ku mbuga nkoranyambaga bigufasha gukira ibikomere vuba iyo utandukanye n'umukunzi wawe. Iyo urumva ko rero ni ibintu kubera ko biba byarabaye muri silence, kubera ko biba byarabaye muri private, ntabwo abantu babimenya ndetse ntabwo abantu bakota, nta nubwo ntabwo abantu nyine bakota cyane. Niyo mpamvu niyo byabaye urihangana kandi ibintu bikagenda neza iyo utiriwe wiha rubanda se cyangwa se kugira ngo isi yose ikote. Ndagushimiye cyane rero niba twatangiranye iyi video nkubwira ngo warakoze cyane gukanda subscribe, ndetse niba utarayikanda ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Ufite igitekerezo, ufite inyunganizi waduha, ufite icyifuzo, ufite icyo wadusaba, watwandikira muri comment. Turahari ku bwawe. Flat Official niyo mpamvu twaje kugira ngo ibintu byose bijye bijya ku murongo. Ndagushimiye cyane rero niba ubaye umunyamuryango wacu, kandi nawe niba usanzwe uri umunyamuryango wacu, Imana iguha umugisha.